yakojejeho umuriro ariko bazimye aha rwose bazimye koko bakajyana niba mukunze cyangwa se akamureka akagenda. Noneho mu kugenda rero yasize atwitse iyo nzu, ariko abaturage twabaye hafi, induru zaravuze, hari na kumanywa, hari nko mu masaa 9 saa 10 induru ziravuga, tuyizimya, ariko yari itangiye gufatwa igipande kimwe, ikindi cyahiye. Nigeze mubona na rimwe asura umugore we, ahabwo araza akajya iwabo, akajya kwa barumuna be, akajya kwa bakuru be, ariko mu rugo rwe sinigeze mubona hakandagira, yahitaga agenda. Kuko kwa nyina no kwa se ni haruguru yaho yari atuye, ariko yahitagaho agacaho akagenda, nta nubwo n'umugore we yamuvugishaga. Muri aka kagari, muri centre de santé, bamuha transfert yo kujya i Kigali, ariko umugabo we ntabwo yigeze ahagera na rimwe. Byafite imyaka 2, ubu mfite imyaka 36, yapfuye kandi ntigeze amushyingura, ntigeze amurwaza, tekada. Ariko akadutesha umutwe n'ubundi hakiha akagurisha akagenda, we n'umuhungu bita Petero. Ubuyobozi bwa komine ya kera bwasohoye mu nzu inshoreke. Inshoreke ngaruke mu rugo rwe, inshoreke ive mu rugo, umugore sezerano rwarukemo. Umusaza rero urugo ntiyaruzamo, ahubwo asiga asahuye, asiga natwitse n'inzu. Abaturage baramufata, ariko asa naho gatoye ko n'ubundi ntiyabikemuye neza. Ubu nibwo yarakigarutse imyaka 36, ubu nibwo yaragarutse. Inka yari hari nkeka, inka yari hari ise wa mama yari yabahaye, yagiye ayisahuye. Ikintu yasize mu nzu n'urusyo n'isanduku. Sanduku imwe bageni batanaga kera. Ni yasize mu nzu abantu bakuru ko n'umugeni numva bavuga. Ameje ko atagomba kurugarukamo. Nta kuntu umuntu yamara imyaka 30 n'itandatu ingana gutyo ngo azasohora abana mu rugo gutyo gusa. Ndemeje ko atagarukarukamo. Ikaze kuri The Anonymous 250, turi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umurenge ni uwa Kinihira, hanyuma akagari n'akarukina, umudugudu ni Kabacuzi. Twihitira dusanze abaturage bari gukemura ibibazo, hanyuma twicaye natwe ngo twumve uko bimeze, dusanga ni bijyanye n'umusaza rwose wataye urugo mu myaka 40 ishize, agasiga rutwitse, ariko nyuma y'uko umugore we w'isezerano amaze kwitaba Imana, ubu ngubu akabaje ashaka kwirukana abana mu nzu. Twahicaye kugira ngo twumve uko abaturage babikemura, ariko n'ubundi birangiye abaturage bemeje ko uwo muturage nta burenganzira ahafite kugeza ubu. Tubaza rero abari barezwe kugira ngo twumve ubundi muri rusange kuko yasize atwitse. Turi bwifashije n'abaturage babizi neza kugira ngo batubwiye koko niba umuntu yarasize atwitse, se byagenze bite, byatewe n'iki, yabagahe, ese mu gupfa k'uwo mugore we w'isezerano yagize uruhe ruhare n'ibindi byose. Kora subscribe kuri The Anonymous 250 ujye ubona ibiganiro byacu ako kanya. Uraho mugabo? Uraho neza? Amakuru ni meza. Aha turi ngo ni muhe mudugudu? Ni umudugudu wa Kabacuzi. Hanyuma wari uri mu bari kuregwa, ninde wabaregaga, mwaregwa gwiki? Ni umusaza witwa Bahizi Gracias. Umukecuru yamaze kwitaba Imana nyine angwaje mu rugo rwe. Ariko nta nubwo tunamuzi. Hanyuma se Bahizi uravuga ngo umukecuru yamaze kwitaba Imana aza mu rugo rwe, yabaga hehe umugore yapfuye ari he? Yagiye muri Tanzania kuko yagiye mfite imyaka 2. Ubu mfite imyaka 36, 38, sorry. Ubu nibwo yagarutse. Bivuga amaze imyaka 36 atari yagaruka mu rugo. Ariko aho yumvishe ko umugore yapfuye ahita aza kudusohora mu nzu. Yapfuye kandi ntigeze amushyingura, ntigeze amurwaza, tekada. Ariko bavuga ko ngo afite undi mugore ngo n'abandi bana, uri umwe mu bana b'umugore w'isezerano. Birashoboka ko umuntu yarenga kuri ibyo, yarasize umugore w'isezerano mu rugo akaza asohora abana b'umugore w'isezerano mu nzu ngo yinjizemo abana? Kubera nyine abantu bigiye babaye nabi, ni kubera inda nini nyine, ubu yaje gufata ibintu nyine ngagurisha agende. Ariko ndasanga bikora. Ngo zakadutesha umutwe n'ubundi hakiha akagurisha akagenda, we n'umuhungu bita Petero. Ariko tubwiye ubundi abana b'umugore w'isezerano ni bangahe? Abana b'umugore w'isezerano ni 3. Hanyuma ab'umugore wa kabiri? Ab'umugore wa kabiri numvishe umusaza avuga ngo n'abana 8. Oya, n'abana 10. Ariko urayimo dusobanuye neza, ajya kugenda haravuga ngo yasize atwitse inzu. Ibintu birashoboka ko umuntu yagenda agatwika inzu. Ese yagiye byagenze bite? Ninde wamutegetse kujya? Hari wamwirukanye?
ubuyobozi bwa komine ya kera bwasohoye mu nzu inshoreke. Inshoreke yagaruke mu rugo rwe, inshoreke ive mu rugo, umugore isezerano rwarukemo. Umusaza rero urugo ntiyaruzamo, ahubwo asiga asahuye, asiga anatwitse n'inzu. Abaturage baramufata ariko asa naho gatoya ko n'ubundi ntiyabikemuye neza. Ubu nibwo yarakigarutse imyaka 36, ubu nibwo yaragarutse. Hanyuma hashize igihe kingana gute uwo mubyeyi w'isezerano cyangwa se umugore w'isezerano yitabye Imana? Hashize amezi 6. Yapfuye mu kwa gatatu ku itariki 23. Ubu ngubu ni mu kwa karindwi, n'amezi 4. Ndakeka ari 4. Hanyuma mu rupfu rw'umugore wese uwo musaza yari he? Ese yaramushyinguje? Ikiriyo cyarabaye bimeze bite? Yarariwe mu rugo rutoya mu Bugesera. Ubu nibwo yagarutse, nta n'ikiriyo cyabaye. Ntibigeze banatwegera ngo tubwire n'uburyo twabigenjeje. Ngayo ubu nibwo tumubonye azanye ibyo bibazo. Hanyuma se umuntu ashaka kuvuga ngo wenda ubundi ajya kuhasiga, uravuga uti yasize asahuye aranatwika, ubundi hari ikintu yasize gifite agaciro agomba kuba aza kureba nk'inka cyangwa se andi matungo? N'inka yari hari nkeka, inka yari hari ise wa mama yari yabahaye yagiye ayisahuye. Ikintu yasize mu nzu ni urusyo n'isanduku. Isanduku imwe bageni batanaga kera. Niyo yasize mu nzu abantu bakuru ko n'umugeni bavuga. Ariko mbere yuko uwo mukecuru mama wanyu yitaba Imana, uwo musaza yarahagendaga, bari babanye bate? Yajyaga azaje kumutesha umutwe ngo azanye abana be ngo babahe 8, rimwe akabakira, ariko ntabwo yageraga mu rugo, yararaga kwa mukuru we. Hanyuma se umwanzuro rero abaturage bari ukuntu abaturage bemeje iki? Abaturage bemeje ko atagomba kurugarukamo. Nta kuntu umuntu yamara imyaka 30 n'itarati ingana gutyo ngo azasohora abana mu rugo gutyo gusa. Bemeje ko atagarukarukamo. Uretse kwenda ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana cyangwa umwe ashobora kuba yikura yishyira, wivanye kuba wenda nawe ikibazo kikureba, uriya musaza hari ingingo imurengera kugira ngo agaruke mu rugo? Nta nimwe nabonye imurengera. Executive yagize guta musobanurira byose, aramusobanurira ko bigenda, ariko yanze kunyurwa, ntago yumva mbega. Hanyuma se abaturage binaho bo babibona iki, babitekereza iki? Bavuze ko rwose atagomba kurugarukamo bose. Urakoze cyane. Urakoze. Muze Karaveri, nariho nkubaza nti hari umusaza twabonye abaturage bari barimo kunga n'abana, ngo amaze imyaka hafi 40, ngo yarataye urugo, ngo ahengereye uwo bari barashakanye byemewe n'amategeko, nduzi ko ngo afite n'urundi rugo ahandi, ngo yitabye Imana abona kuza. Ibyo niko bimeze? Niko bimeze. Amaze imyaka myinshi, yabanje kujya Tanzania babirukanye, agaruka numva ko ari mu Bugesera, yataye urugo, yarajyanye n'umugore we. Ariko muze uri mukuru, by'amahire ngo byabaye mu myaka muri za 70 na hafi 80, koko umusaza yasize atwitse inzu? Yewe yayitwitse. Yakojeje mu muriro ariko bazimye. Abaturage barahagobotse bazimye koko. Ariko se ubundi bisanzwe bibaho ko umuntu ashobora umuntu atwika iwe pe? Bitewe nuko umugore yarahukanye ko tutamusereje, abona kugenda rwose, ubusangwa asiga inzu aho arwana kwitwika. Ariko muze ubundi urabazi bose, yabanya kwigendera yaba ndetse n'umugabo we, mbere yuko nyakwigendera yitahira bari babanye batese? Umusaza yarahageraga cyangwa hagejejwe nuko umukecuru atakiriwe? Umusaza yazaga habaye ibibazo, yaje gushingura nyina, ubwo icyo gihe niho namubonye. Hanyuma se nk'abakuru mutuye hano muzi icyo kibazo, umusaza buri hari ingingo yari afite imugarura mu rugo rwahoze ari urwe yataye? Ibyo byose usibye ko nje mu mwanya uko aho nsanze bigeze hagati, ariko kugaruka mu rugo byo byakorwa n'amategeko, naho twebwe nk'abaturage ntabwo tuba tuzi amategeko. Ariko wenda nk'inararibonye abakuru muzi umuco, ibintu byo gutwika inzu, ibintu byo gupfusha umugore wawe ntunamenye ko yapfuye, numvaga bavuga ngo nta nubwo azi n'abuzukuru be n'iki. Ubundi bene nk'uwo muntu mu muryango nyarwanda, reka mbigarure mbivane mu rwego rw'amategeko, ubundi ibyo bibaho? Yari kubimenya tese ko yapfuye, ko yiberaga iyo, kandi nawe ntibari kumutuma urumva ko byari byarabaye umuziro. Ubwo abyumva rero, aho mari kumva ko apfiriye ni haje. Ariko muze uri mukuru, wenda urumugira nk'inama, wamugira ihe nama? Inama namugira se, namugira kwibaza uko bikwiye,
kuko n'icyo numvise cyambabaje ni uko yaza kwirukanamo abana, ahubwo namugira inama ko yaza asanga abana basaba imbabazi. muzehe urakoze cyane. Uraho neza muzehe? Muraho neza. Muzehe witwa nde? Nitwa Sebahere Kariyope. Nawe utuye muri kano gace? Hanyuma muzehe dusanze muri gukemura ibibazo by'abana n'umubyeyi, ngo umubyeyi ngo umaze imyaka hafi 40 ngataye urugo, koko nibyo iyo myaka ishize yarataye urugo? Nibyo koko umusaza yagiye kera, ariko mu kugaruka kwe ntabwo agarutse neza nk'umuntu wasize urugo rwe cyangwa se wagiye gupagasa, ahubwo agarutse aterarwa serera. Ariko hari ikintu bahoze batindaho ngo yasize atwitse inzu, nawe ndabona imvi ari uruyenzi, byanze byemeye hari icyo bizo, kuko inzu yarayishumitse arakongeza. Nibyo koko iyo nzu akimara kuburana n'umugore we mu rukiko, urukiko rwamutegetse ko umugore we w'isezerano agomba gutaha iyo nshoreke ye bakajyana niba amukunze cyangwa se akamureka akagenda. Noneho mu kugenda rero yasize atwitse iyo nzu, ariko abaturage twabaye hafi, induru zaravuze hari na kumanywa, hari nko mu masaa 9 saa 10, induru ziravuga tuyizimya, ariko yari itangiye gufatwa igipande kimwe, ikindi cyahiye. Hanyuma se muzehe, nyuma y'uko ngo avuye muri Tanzania hashize bumvaga ngo yaje za 2 na kangahe, byanze byemeye hashize imyaka ifatika, nyakwigendera kiriho, ubundi bari babanye bate? Yarahageraga nko mu rugo rwe akamusuhuza cyangwa yiberaga iyo ngiyo gusa? Umva, no abaturanyi babo, ngenda umuturanyi wabo, ntabwo nigeze mubona na rimwe asura umugore we, ahubwo araza akajya iwabo, akajya kwa barumuna be, akajya kwa bakuru be, ariko mu rugo rwe sinigeze mubona hakandagira. Yahitaga agenda, kuko kwa nyina no kwa se ni haruguru yaho yari atuye, ariko yahitagaho agacaho akagenda, nta nubwo n'umugore we yamuvugishaga. Hanyuma se wenda mu kurwara k'umugore we nyakwigendera, umuntu ararwara akivuza akaremba mpaka ashize mu mwuka, bariya uwo mugabo we nta ruhare na rumwe yigeze agira kugira ngo wenda nko kuvuza gushyinguza? Yari ari iyo ngiyo pe, aza nyuma y'uko byose birangiye? Umva, mu kurwara umugore we yarwaye mu gihe cya corona, ndetse abanza kwivuza inahangaha muri uyu mudugudu, muri aka kagari, muri centre de santé, bamuha transfert yo kujya i Kigali, ariko umugabo we ntabwo yigeze ahagera na rimwe. Byanze byemeye ushobora gushunguruka ukareba uti wenda uzi gutandukanya icyatsi n'ururu, uriya musaza ushunguye ukareba hari ingingo nimwe imurengera, cyangwa nuko abaturage mubibonana cyane ko ari mwebwe mubikemuye, ubundi uriya musaza hari ingingo nimwe imugarura mu rugo? Ntayo, kuko afite urundi rugo kandi akaba yararutaye. Niba utaye urugo ukazana undi mugore, icyo gihe ntawe muba mugihuriye. Niba kandi nabwo utamusura, nta niposho umuzanira, ukamara igihe cyose kingana gutya imyaka 40, hafi 40, ubwo se wavuga ko utashye mu buhe buryo? Niyo mpamvu twafashe umwanzuro yuko nta gaciro afite muri uriya rugo rwe, kuko nta kintu yigeze arumarira. Ariko se nyuma y'uko ayishumitse abaturage mu kazimya, birumvikana ko hari ukuntu yangiritse, ubundi uko igaragara uwo nyakwigendera hari izindi mbaraga yagiye ashyiraho, cyangwa bari abana barimo kuyirukanwamo, ariko wenda abaturage bavuze ko batagomba kuyisohokamo, hari izindi mbaraga bashyizeho kugira ngo wenda tugereranyirize uko yari imeze iyo nzu avuga n'uko ubu ngubu imeze, duheze ishusho yayo? Ishusho y'iyo nzu uko yari imeze mbere, ayishumika, ayitwika, ntabwo yari imeze nk'uko imeze ubu. Ubu ngubu haje iterambere, iyo nzu nta sima yagiraga, nta n'inzugi zifatika yagiraga, mbese nta n'urugo yagiraga rw'urupangu, ariko iyo urebye usanga uruhare runini rwaragize uwo mugore we w'isezerano n'abana be. Muze imvi n'uruyenzi, byanze byemeye abonye byinshi, ubuzi n'ukuntu abantu babana, baravuga ngo yasize nasahuye nk'amatungo byose, ngo yasizemo urujyo ngo ni isanduku niko bavuga. Ubu ngubu urugo uko rumeze, ese harimo amatungo bimeze? Urugo ubu ngubu uko rumeze rwose, umugore yarazamuye n'abana be, ariko abana be cyane cyane ahanini harimo inka, harimo ingurube, harimo amatungo yose, ariko ubundi agenda anahatwika nta n'ikintu cyarimo.
nta kintu cyarimo, byose yari yabisahuye yabijyanye. muze tanga inama ku bantu bagitekereza gutyo bajyana abaturage mu manza za hato na hato, nyamara ari ibintu byahagombye kuba byoroshye, ndetse n'abantu bata ingo zabo cyangwa abana badasize. Tanga nk'inama kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi n'ubundi ahazaza bijye nta bihari. Inama natanga, burya iyo ufashe umugore wawe ukamuharika ukazana undi ku ruhande, bishatse kuvuga ko uwo mugore utakimushaka. Wivuga rero ngo uje kumukenera ari uko apfuye, cyangwa ngo uze gusereza ari uko abana yasize, ari uko ngo ubonye ko uwo mugore wawe apfuye. Ahubwo jye inama namugira, yagumaho ari n'umugore we n'abana be babyaranye, ariko ataje guserereza umugore we isezerano n'abana be, ko yanipfiriye hasigaye abana bonyine. Ariko hari ikintu nanibagiwe, ubundi iyo umuntu yitabye Imana mu muco nyarwanda hari gukura ikiriyo, hari gutanga inkurarwobo. Mbere y'ibyo byose, mbere y'uko aza gusohora abana mu rugo, ese yari yakuze ikiriyo cy'umugore we? Yakuze ikiriyo cy'umugore wese ate kandi atarahageraga? Ntabwo yahageraga. Bivuze ngo arimo arashaka inzu n'amasambu mbere y'uko, ni nko gusahuranwa uruye n'ibyo arimo no gutesha umutwe. Ubu ntabwo umuntu ukurikiriyo cyangwa gutanga inkurarwobo ubitanga ku muntu washinguye cyangwa se washinguje. We ntiyigeze ahagera muri urwo rupfu rwe, ye no kumurwaza ntiyamurwaje, ahubwo agarutse aje gutera rwaserera gusa.